Guys, ikintu nshaka muri ino minsi nuko twiga kwambara neza, tukazengereza abadayimoni, tukazengereza abazimu bagapfa bagashira, nawe ukajya wambara neza. Ibyo rero ni bimwe bigize iyi video. Harimo makeup, harimo outfit, harimo unboxing, harimo inama zigiye zitandukanye. Nagiye gukoresha inzara ku mutipe nkore inzara yitwa Etienne. Inzara namuhaye nizo yankoreye, umva totally abantu barazikunze, nanjye narazikunze. Uze kureba video yose uyirangize uje kwitegura. Urabona ko nsa neza. Guys, rero iyi ni unboxing tugiye gukora y'udukoresho tumwe na tumwe nagiye maha kubera ko nshaka kutwongera mu ikaze ku gicumbi cy'ubwiza. Niba uri mushyashya hano ngendikwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigetse kuri ibyo ukaba ukunda gukora amafaranga cyangwa ushaka gukorera amafaranga, ndagushishikariza gukora subscribe kuri Cyusa Edouce. Nahwema rero gushimira wowe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye, sharinga video zanjye, uma like, uma comment. Imana yo mwijuru kumere umugisha. Guys, nizere ko meze neza, nanjye meze neza of course, kandi nawe utameze neza Imana yo mwijuru kumera neza. Uyu munsi rero tugiye kwambara, niko nabivuga, tugiye kwambara. Iki cyumweru cyose turagiharira kwambara. Iki cyumweru cyose turagiharira ibara ry'umutuku. Uyu munsi rero ngiye gukora get ready with me. Hari na unboxing y'udukoresho tumwe na tumwe nagiye ngura tw'ubwiza nshaka kongera muri skin care yanjye kugira ngo ndusheho kuba mwiza, ndusheho kwiyitaho, ndusheho kwikunda. Rero ntujye kure, ndaje tutanye na video yacu. Ko abibonye kuri title cyangwa kabyumva kuri introduction, uyu munsi tugiye kwambara. Tugiye kwambara ikote, tugiye kwambara ipantaro, tugiye kwambara mpera ku mutwe kugera ku maguru. Tugiye kureba makeup, tugiye kureba ako makeup ni nkeya mo kubera ko nanze ko video iba ndende. Tugiye kureba outfit, tugiye kureba unboxing udukoresho tumwe na tumwe nagize nahashye. Rero reka nze tugire ute, reka manze tujye muri makeup, dukurikizeho outfit, ubundi dukurikizeho unboxing. Guys, rero niba ari ikintu cya mbere nitaho mu buzima bwanjye ni inzara, ni intoki zanjye, ni ikiganza cyanjye ko ndagikunda cyane. Aho rero nangiye ku mutipe nkore inzara, akora muri chic yitwa Etienne. Ni umwana mwiza, akora neza, inzara ze ziraramba. Nimba uteresha, kuko ngiye guteresha narabisezereye, kandi niwe wangiriye inama arambwira ati Cyusa, ubundi waretse izi nzara zawe tukazirera ukagira. Izo rero ni inzara zanjye, izo ni inzara zanjye perimana, ntago ari uguteresha. Hari abantu bambona bakavuga ati shako wateresheje wazagabanya. Umva, izo ni inzara zanjye, ariko ku kaboko k'ibumoso k'iburyo rumwe rwaracitswe rw'igikumwe n'agahera karacika. Aho rero yaratangiye kunkorera. Ariko Etienne ni umwana mwiza pe, urateresha akagera akakwatireka izi nzara zawe tuzirere zikure zibizawe. Nicyo kintu namukundiye. Tumaranye hafi umwaka hari umenye urenga. Ubwo rero umva umuntu gukorera inzara zawe ntizivunika, kandi n'izanjye ndafura nkora ibintu byose ntizivunika, ntizigira ute. Sibye izo ebyiri nawe sinzi ahantu nazikubise mbona zavunitse. Rero aho ngaho yaramajije kunkorera, hasigaye gushyiraho verine. Izo ni inzara zanjye guys, iyi nzara zanjye ziri permanent. Aho nari ndi muri kaka mashini bashyira kugira ngo inzara zome. Rero namushyiriye inzara, na download inzara kuri Pinterest, ndazimushyira nabwo ati izi nizo nshaka aka kanya. Umva naraye mu mujyi, ndabyuka natashye saa 5, ariko nuko nagiye bwishe, nagiye hafi saa 2. Yego, izo rero ni inzara, izo namusabye nizo yamaye. Uwo ni Etienne. Izo nzara ni nziza, abantu barazikunze, ngari kunkorera massage aho ngaho. Uwo ni witwa Etienne. Ndaje mbashyireho nimero ze, azakurangire. Nta nubwo ahenda pe, hagahenda, kandi nta gushaka umushaka ngakuba umubure. Rero izo nizo nzara namusabye, kanze mbereke izo na download nze mushyira ngo nshaka izi nzara murebe ko bidasa neza. Rero mugane Etienne. Guys, rero twatangiye makeup, dutangiranye na lingette kugira ngo twanagure mu maso. Dutangiye makeup yacu twumva dutuje kugira ngo duse neza, kugira ngo
nababwiye ngo kujya bataturyana n'inzara ngo turi gusa ko tengo yarakeniye ngo yagize umva kubitira abantu mu gafuka ntibamenye ibyawe ntibamenye ngo ufite amafaranga ntibamenye ngo ntayo ufite ku buryo ki umuntu mucanganya ntagusobanukirwe neza abo badayimoni ubirukane mu izina rya Yesu. Reka twitangiye dukora makeup utangiye dusoguza ingoyi zacu niyo mpamvu mva kugira video itaba ndende reka nayihutishije. Utangira rusigatiro uhera hasi ukaza gukurikizaho hejuru. Murabona ko ari byo ndi gukora kugira ngo iro yawe ze kugira forume nziza. Rero niba utazi kwitera makeup inama nakugira nuko wazajya uhagarikisha ko bati aha hantu hakoze gutya nawe ukabikora. Nuvuga ngo urabikomeza ubirebe ngo uzabikora nyuma ntago bizashoboka ngo umenye kwitera makeup pe. Ureba kuri telefone ukabona icyo akoze nawe ukagikora ukakigana ukareba. Aho rero nari ntangiye gusigamo tiro bisanzwe. Uri gusiga tiro mu ngoyi usigamo tiro uzamura gake gake kugira ngo igitiro kitaza kwishushanya kiri kinini. Nuko rero basiga tiro. Noneho ngiye gusiga concealer rero usiga concealer hasi y'ijisho ikeye hejuru ugashyiraho iyishimye. Nibyo nari ndimo ndashaka gukora aho ngaho kare kashizemo tutuntu duconcealer tugura 5 ni kompenuka ariko nahise mpitamo kwikoreshereza foundation yanjye. Foundation nayo irabikora ibintu byo kwigora muri uyu mwaka pe. Makeup ntago ari ibintu bya danje pe. Iyo ushyizemo umwete ugashyiraho umuhate pe urabyiga ukabimenya. Ariko iyo udashyizemo umuhate birinda birangira na tiro ikonani. Kandi buriya makeup ni tiro nigora kuyishushanya kugira ngo tiro yihe form ushaka biragora cyane. Ariko iyo umaje kubimenyera aba ari iminota mikeya cyane. Ngiye nk'ubu makeup yanjye ntago yantwara iminota iri munsi minota 10 mba nsoje pe. Kuko ntago njya kwisiga ibintu byinshi cyane bikabije ngo najya gusiga eyeshadow ku jisho nyinshi nkuri jisho mva ni minota 10 natinze nabwo mba mvuye mu kirori nigendeye. Iyo ndaje gushushanya tiro biba birangiye mbasoje. Ubwo rero rwose nakugira inama yo kwicara hasi ko bati ngiye kugura tiro noneho uko uyu muntu abikoze nanjye mbikora uzagera aho bimenye. Rega natwe twavutse ntabyo tuzi tubyigana abandi. Urebye nka tiro nshushanya muri 2025 na tiro nashushanyaga muri 2010 nta hantu hamwe zihuriye. Umuntu agenda yiupdatinga umuntu uko iminsi igenda ishira agenda amenya gusiga. Rero nta bintu birenze rwose kuri tiro. Iyo wicaye hasi ushize ufite umwanya urabikora wangiza ukihanagura. Ubwo rero aho ngaho nandi gusiga ku ijisho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ngiye gutangira gusigaho eyeshadow turi aho ngaho n'ijisho muri rusange mu gakeya. Ngiye rero ku jisho iyo fondate mfite ifite ako hejuru kari light cyane, iyo munsi ikaba ari dark, ariko dark nyine ijyanye n'uruhu rwanjye. Rero iyo hejuru ntago nge nyikoresha, iri light ntago nyikoresha ngo nyisige ku mubiri, nyisiga aho ku jisho, aho ku maso niho nyisiga nkabona ibintu biri kugenda birushaho gusa neza. Mana yanjye umva dore aho namaje gusiga ijisho, ngiye gutangira gushyiraho eyeshadow. Guys, rero mana yanjye wibuke gusiga comment, wibuke ku likinga. Ugifungura video yanjye ujye umenya ko ugiye kwiga, nushaka ujye utanga comment utuna likinga, kuko ibyo bintu mba mbizi ko biri bugufashe. Nanjye ntago nagwa video itari bugufashe pe habe na gatoya. Umva rero tiro ndaje kwisiga, ibindi byose foundation ibindi ku munwa ndaza ngiye kubisigira inyuma ya kamera kugira ngo video itaza kuba ndende cyane, ubundi mukayirambirwa neza. Eka ibindi mbisigire inyuma ya kamera kugira ngo ngaruke ibintu bya makeup mbisoje.
rero aho nari maje gukora makeup dore ukuntu nasaga kugira ngo humure neza mu mutwe nteramo iyo hair spray nkateramo n'iriya hair spray isanzwe yo mu mutwe muri salon nanza gasokoza tutunuza twanjye ntago ndamenya gukora za baby hair nimbimenya nzatangira nanjye kujya mbikora kugira nse neza ngiye gushyiraho iyo spray kugira ngo makeup yanjye ingumeho narangiza nkagenda kwiriye urumva iyo ndangije kwitera makeup ndirya reba mana yanjye masa neza mba numva nikunze mba mbona nyine mana yanjye sinzi ukuntu mba mbona mfite amafaranga mba mbona ibintu byose sinzi ukuntu nanjye maje kwitera makeup ukuntu mba niyumva mba mbona sisa neza umuntu wese nacaho namuha amafaranga kandi nta nayo mfite ubwo rero ndangije kwitera iyo noza spray kugira ngo makeup yanjye bisa neza mana yanjye ubu gisigaye no kujya kwambara hari ikindi se gisigaye mumbwire nimba hari ikindi gisigaye makeup yanjye niyo nubwo nayikoze nirukanka ariko niyo ngiyo igisigaye rero tugiye kwambara guys mukomeze munkurikirane turebe na outfit turebe mweko ndi kwirya we kwambara rero ni rikote murabona ukuntu risa ukuntu ari ryiza rihinika umutuku kindi kuri rikote turashyira aka blanche keza kagasirimu muri kukabona kagura 5,000 ugakeneye ambwire nkamuhi noneho ikindi turashyiramo ipantaro y'umutuku nkuko twabivuze nkuko abanye kuri outfit nambaye muri introduction iyi niyo pantaro y'umutuku dushyiramo n'agasengeri k'umukara iyi ni outfit nziza cyane y'insirimu ikote ni rirerire rirasatuye inyuma ikote ukuntu inyuma rimeze gutya byibuze ryakambarwa n'umuntu ufite ku biro guhera kuri 30 kuzamura kugera kuri 80 ni ryiza ni ikote ryiza ni ikote rya sate nyango muri kubibona iyi rero niyo full outfit tugiye kwambara uyu munsi nuze gucikanwa no kureba uko finali iraba isa guys nkuko abibonye rero iriya myenda iriya pantaro n'ikote harimo mwimbere agasengeri k'umukara nabo zisengera shokora ijya gusa nk'iri mu ikote nahisemo gushyiramo agasengeri k'umukara kugira ngo nambare n'umukara iyi ni sakoshi ya Bottega iyi ni inkweto za Serora ni nziza inkweto za Serora original zazifite kano kantu hano imbere kakumane ko umuntu n'inkweto yampaye rero ibi ni ibintu byiza bijyanye n'ibisirimu njya mbona babifotoranyije abantu bacuruza inkweto dore ukuntu bimeze ni ibisirimu isakoshi igezweho ni nziza cyane wayikenyereraho wayambara ku bintu byose guys rero ayandi mafoto mugende mayarebe kuri Instagram yanjye ariyo Cyusa Edus tugiye gushyiraho uno mukandara ufite boucle nziza ko navuze ngo mu ikote harimo agashokora ngiye gushyiraho agakandara kagashokora aka kakandara na agashokora ku muntu ushaka udukandara twiza dufite utuboucle twiza azanyandikiye kuri nimero ndi bushyireho muri video ihera nzamurangira ahantu azagura tuno dukandara ikindi na aya maherena ni meta tugiye kwambara kuri iriya myenda aya maherena nambaye ni meta tugiye kwambara kuri iriya myenda guys rero iyi ni unboxing tugiye gukora y'udukoresho tumwe na tumwe nagiye maha kwa ko nshaka kutwongera mu bwiza bwanjye muri skin care yanjye no kwitaho muri rusange rero yo umuntu atitaho asana aracupira ugasanga witakarije ikizere ugize mu mafaranga yawe makeya ugerageza gusamo neza nimba yembwe 50 gerageza byibuze ukoreho 500 wiyiteho nimba usuke nimba hari agasabune ugura ukagure turi aho nga duke duto tutuma urushaho gusa neza tugiye gukora rero unboxing ibi nabiguze muri Simba ibindi nabiguze hanze bisanzwe tuhere kuri bene ikintu cya mbere naguze ni iyi Vaseline body oil ya vitamine habarimo vitamine B3 ni health even toner ikaba na toner iyi ni Vaseline naguze nisiga n'amavuta ya Vaseline murumva ko ibintu bigiye kuba amahwi bigiye kuba neza ngiye gusa neza iyi Vaseline ni nziza cyane nari maze kwisiga Palmaris ako nabaze tereka nzagerageze ni Vaseline iyi Vaseline rero niyo naguze igura 15,000 ngura
ni Victoria's Secret ya vanilla, ihumura neza. Nimba ushaka body spray nziza ihumura neza, uzagenda ugure Victoria's Secret, igira amaparufe ahumura neza. Iyi ngiyi ihumura nka parufe nziza y'umuntu wahebye pe, y'umuntu wahebye gahumura neza, wakisize nta muntu wagucishamo ijisho. Ikindi kintu naguze ni iyi Black Castor Oil yo gusiga mu musatsi, ni hair oil, ni nziza, ituma umusatsi ngo ukura. Nuko numvisha abantu bambwira ngo nzagerageza kwa ko umusatsi wanjye uri hafi ya nawo, ngiye kuyigerageza nzababwira ukuntu imeze. Ubundi mbere nakoreshaga mirere ariko yarashize ndayibura. Ubu ngubu nagiye kuri iyi Black Castor Oil. N'amavuta ya Castor Oil nigeze kuyavugaho, ni meza, atuma umusatsi ukura. Tujye kubyo naguze muri Simba nahaguze iyi Dove niyo nshaka kujya nkaraba. Ino sabune ya Dove ni nziza, narayikarabye numva ni sawa. Shower gel isanzwe ya Dove ni nziza. Igura 9500 muri Simba. Iyi sabune nayiguze muri Simba nayo 2500, 2200. Yego, ikindi kintu nashatse kongeramo kubera nzi bwiza bwacyo ni iyi Vaseline ya Blissy. Iyi Vaseline ni nziza, nimba uri umudamu ukaba utayitunze iwawe rwose waracikamwe, warahumbye. Ibi rero nibyo naguze muri Simba. Iyi Vaseline ni nziza, noneho imaze gukaraba nijoro ukayisiga, ukaba wanayisiga ku munwa, waba wayisiga ku kibuno ngo ikibuno kirakura, waba wayisiga ku maguru, ikirenge cyawe kiroroha. Nzayivugaho birambuye, iyo nayo mfite yari yarashize. Ni nziza rero, ngiye naguze akanga kaba gahumuramo nk'aka kokobata, ariko Vaseline zose ni nziza uko aho zaba zikagera. Ni Dove ishower gel yo ni nziza, sinakirwa nyivuga. Ni isabune ni nziza. Mbese yo ubundi ukoresheje ibi bintu uko nabiberetse, mana yanjye, uhumura neza, ugira uruhu rwiza, ukarenzaho iyi body oil ya Vaseline, ugira uruhu rwiza. Guys, rero nizere ko wize kwambara neza uburyo bajyanisha. N'impamvu nashyize kari agasengeri muri akote ry'umutuku kandi harimo akashokora, wabibonye. Rero mureke twige kwambara neza. Iyo wambaye neza uzengereza abazimu. Iyo wambaye neza ahantu hose unyuze bagenda batera vi. Noneho uzi ko wambaye neza watambuka kwana ngo noneho yambaye neza, urumva abazimu. Rero gerageza uzengereza abazimu, urumva bapfe, ujye uca ku bantu uvuge ati wambaye neza mu kimbo cy'uko bakuryanira inzara ati uriya muntu nta kintu atakoze, uriya muntu agura imyenda, uriya muntu arambara ariko ntabwo ajya aberwa. Rero buriya kwambara ukaberwa harimo no kujyanisha utuntu tumwe na tumwe, hakaba hari utundi ugenda wongeramo kugira ngo urusheho gusa neza. Nizere ko rero ino video yabafashije. Kanda kuri like, usharinge, ume comment. Guys, nimba ino video yagufashije siga comment mo hano. Nimba wayikunze siga comment hano. Tugiye kujya tuvuga ku bintu by'imyenda. Iyi ni content cyashya, muzareba na video nzabaha kuwa kane. Mbese iki cyumweru ni cyo kwambara umutuku. Ngiye kujya mbaha get ready with me, niho umuntu yigiramo kwambara neza bijyanye kujyanisha mbese muri rusange. Ariko bitihise n'umuntu ukunda makeup uko yabura kubyigiramo. Rero siga comment, mujye mwibuka gusiga comment kuri video liking. Yo likinze ugasiga comment, video iratumbagira ikagera ku bantu benshi. Baze rero yugiye nta comment usize na like usize, ubwo video ubuyisiza aho ngaho. Rero gerageza umfashe, nawe ufashe, Imana iguhe umugisha, share, ukande kuri like nangize utange na comment. Ushobora gushyiramo agatima, ushobora kwandikamo ngo thanks, ushobora gushyiramo ikintu cyo cyose wifuza cyangwa kikuri hafi. Rero guys, curuza imyenda mu nyubako yitwa Tropical Plaza, iri imbere ya Tedemere. Uhageze kuri Tedemere umumagara kuri iyo nimero. Iyi myenda yose nshyira hano, imyenda yose nzana hano, imyenda yose nkana video nyipostinga kuri status. Ushaka kuvuga ati cyusa, ushaka kunyandikira kuri nimero kwa cyusa saving no nimero kugira ngo mbona status za ako kanya mitambikora. Umuntu ushaka kora status yanjye anyandikira kuri iyo nimero, umuntu ushaka kumahira anyandikira kuri iyo nimero. Ikomeza kunkurikirana ahantu hari hose, jya kuri TikTok yanjye
jya kuri TikTok yanjye ni fashion with Edouce, Instagram yanjye ni Cyusa Edouce. Ndabakunda cyane rero, mureke tuzahure mu video itaha. Bye.